nagiye kubona mbona page yanyu irahindutse, Imana irambwira ngo mukanya nkako guhumbya Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ibigeragezo uhagazemo bigereranywa n'inkuba n'imirabyo, uri kureba ukavuga ati uko biri kose nubwo nkorera Imana ariko ibi bigeragezo n'ubundi biramitana. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo Imana yongeye irasanga irambwira ngo mbabwire ngo yemwe abishingikirije ku mashuri aho kwishingikiriza ku Mana, yambwiye n'ukuri ngo iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi kwa gatanu. Kandi nk'uko iri jambo ribitubwiye, iri jambo rikubiyemo ubuhanuzi bwawe ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakibone bamware, kuko wowe Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Imana itakumaza umubabaro, mwene wanyu ntiyakumara umubabaro. Ariko kandi nongere manurira ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bwari buri mu kaga, ubundi buri wese ajya yumva ubuhanuzi bwe. Wowe uhanganye n'iri deni, Imana yambwiye ngo kubera amasengesho wafashe muri iyi minsi uri gusenga ngo ibyawe bidatezwe icyamunara, Imana yambwiye ngo ntabwo ibyawe bigitejwe icyamunara. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri Imana irambwira ngo ninze manurira aba bantu bavuganye n'Imana bakaba bari kureba ibihe bikomeye bagatinyishwa n'ibihe. Imana irambwira ngo nze mbabwire yuko Imana ntabwo yaduhamagariye kugira ngo tuboneke mu byubahiro gusa, ahubwo yaduhamagariye no kugira ngo nibura tubashe no kuba twaboneka ahantu nk'aha ngaha dusenga Imana. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe cyane. Ni ukuri Imana ikunda umuntu uyubaha atitaye ku cyubahiro, atitaye ku bindi. Niyo mpamvu niyo uri umunyacyubahiro ariko ugaca bugufi, ni ukuri nubwo ibicanege bibaye byinshi wireka imirimo yawe. Niba uyoboye ubwoko bw'Imana ariko ukabusanga muri uyu murimo harimo ibiri kugusubiza inyuma, wisubira inyuma wireka imirimo yawe. Niba uri umunyamasengesho barakubeshyeye bagusebya byinshi ariko wireka imirimo yawe. Ubukene bukumereye nabi ariko wireka imirimo yawe. Amadeni uri kurwana nayo ni menshi ariko kandi nawe ntabwo uzi ukuntu ibintu byakugezeho, wireka imirimo yawe. Barabona ufashe Bibiliya batura n'umwambuzi ariko nawe ukibaza ukuntu ibintu byaje bikagucanga, wireka imirimo yawe. Kandi umucyo mwana w'intama umusumwe nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatage ibyago. Kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. Amahoro y'Imana bene data bakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV, aho muri hose tubifurije umugisha n'amahoro biva ku Iteka Imana yaremye ijuru n'isi. Njyewe mubona ni Munyarubuga Vedaste, umugabo ukunda gusenga. N'ubundi nari ndimo senga Imana ariko bibaye ngombwa yuko hari message Imana impaye kugira ngo nyigeze ku bantu b'Imana bari gusenga muri iyi minsi, bagasengera ibibazo byabo,
bagasengera akaga bahagazemo, bagasengera ibihe bibi bitaboroheye barimo, kandi bagasengera igihugu, bagasengera na bagenzi babo, bagasengera umuntu wese, nk'uko Paul yavuze ngo musabire abera bose. Nk'uko rero mbibabwiye, ndi umuvugabutumwa, kandi iyo Imana ibishatse afite impano y'ubuhanuzi, ubwo nayo irakora, ariko ikorera mu gihe. Impamvu mbivuga gutya ni uko hari abantu baduhamagara bati rwose n'ubundi usengere, ubwo nzumva umbwiye ibyanjye. Burya kuba umuntu yakubwira ibyawe ni uko aba afite impano y'ubuhanuzi, ariko nongere mbwira abantu yuko Imana ntabwo, wenda ni urugero, iyi telefoni iyo shatse ndacuranga nkashyiramo ibyo shaka, ariko ntabwo Imana ari uko nguko ikora. Ushobora rwose kumpa icyifuzo ngo ngusengere, Imana ntigire ikibimbwiraho. Ntabwo bivuze ko nari umuhanuzi w'Imana, ntabwo bivuze ko naguye, oya rwose ni ukuri, ntabwo ariko Imana ikora, ahubwo Imana ikorera mu gihe cyayo. Uyu mwanya rero reka dusenga Imana, kandi ni ukuri Imana yamaye amagambo sangiza bene data bari mu bihe byiza byo gusenga muri uku kwezi kwa gatanu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wabanye nanjye nkigera hano mwami, senga wanyumvise, kandi Uwiteka hari icyo wambwiriye ahangaha, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umugaragu wawe uranzi kuruta uko njyewe niyizi. Data, ndasenze kugira ngo uyu mwanya wongere ubane nanjye muri uyu mwanya wundi wo gutambutsa ubu butumwa wampaye. Ndasenze kugira ngo Uwiteka lotekire shise fondre, mwami Imana nyiringabo, wigaragaze, kandi umwuka wera, umwuka w'ubwenge abe kuri nge, umwuka wo guhamya abe kuri nge, umwuka wo kuvuga ibyawe neza nabigabanyije cyangwa mbyongere abe muri njyewe. Urakoze Data, abazumva bose bazabashe kumva icyo uvuganye nabo, bazabashe gukomezwa n'ubu butumwa. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Reka twihuse tubanze twumve uyu muririmbyi bimenyetso
gice cya mbere kiratubwiye ngo murinzi wemenyesha igihe, iwacu se ni imuhero, ati ijoro ryijimye cyane buracya hanyuma. Ntukarire, ukomeze nurorere kwiringira kugeza igihe uzagera ku munsi uhoraho. Nurorere kwiringira, ibyiringiro byawe bigumeho nubwo uhagaze mu gihe kikugoye. Nurorere kwiringira nubwo abantu bakubeshyera ngo uri indaya. Nurorere kwiringira nubwo abantu baguharabika bakagusebya. Nurorere kwiringira kugeza ku munsi uzagerayo. Haleluya. Kugeza ku munsi uzagerayo, ku munsi uhoraho. Ni ukuvuga ngo uyu muririmbyi yangezeho ndimo gusenga. Igice cya kabiri nicyo nshaka kuvugaho cyane, ngo murwanyi we cyo mbwira nawe. Ese ujye umenya ko uri umurwanyi. Turwana n'ibidafite inyama n'amaraso, turwana n'ibintu twe tutareba. Turi abarwanyi, ariko intwaro yacu turwanisha, ntabwo turwana mu buryo bw'umubiri, ahubwo tugira imbaraga zo gukubita ibidafite inyama n'amaraso, kandi tukabitikiza kubera imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Ngo asubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara mwene data, urugamba uri kurwana ruzashira. Ni ukuri ndimo nkubwira ngo urugamba uri kurwana ruzashira. Ntabwo uzahora urwana ngo urinde upfa urwana, ahubwo urugamba rugiye kurangira. Njyewe nafite ubutumwa Imana yampaye ngiye kukugezaho, kandi ubu butumwa ni ubwawe. Wowe uri kunkurikira, wewe mukunzi w'Amakuru y'Ijuru TV, ukunda kumva icyo ijuru ritangaza, ubu butumwa ni ubwawe. Ngo guma mu ntambara, nubabare wihangane. Icyo Imana iri kugusaba ni ukwihangana. Ngo wireke imirimo yawe, nubwo abantu baguca intege, ibigeragezo bikaza bigucogoza, ariko wireke imirimo yawe. Niba uri umuririmbyi uririmba indirimbo za gospel, ukavuga ubutumwa bugafasha abantu, ni ukuri nubwo uri mu ntambara wireke imirimo yawe. Niba ufite umuhamagaro n'ubundi wo kuvuga ubutumwa, nubwo ibicanege bibaye byinshi, wireke imirimo yawe. Niba uyoboye ubwoko bw'Imana ariko ukaba usanga muri uyu murimo harimo ibiri kugusubiza inyuma, wisubira inyuma, wireke imirimo yawe. Niba uri umunyamasengesho barakubeshyeye bagusebya byinshi, ariko wireke imirimo yawe. Ubukene bukumereye nabi, ariko wireke imirimo yawe. Amadeni uri kurwana nayo ni menshi, ariko kandi nawe ntabwo uzi ukuntu ibintu byakugezeho. Wireke imirimo yawe. Barabona ufashe Bibiliya batura n'umwambuzi, ariko nawe ukibaza ukuntu ibintu byaje bikagucanga. Wireke imirimo yawe. Umuririmbyi aratubwiye ngo tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ndacyabaza ibyaremwe byose, bisubiza bitya biti iyi si yacu iza gushira, hazi indi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye. Ubu twese turavuga ubutumwa, ariko dutegereje impanda ya Kristo. Ibyaremwe byose ni ukuri bitegereje impanda ya Kristo, kandi uzayumva nanjye nzayumva. Wireke imirimo yawe, komeza urwane intambara nziza. Ni ukuri kandi nzi yuko hari ingororano nziza. Umuririmbyi arakomeza aravuga ngo twishime mu mitima yacu, kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho. Ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mu ijuru. Erega amahoro tutaboneye hano mu iyi si, kwa Yesu mu ijuru tuzayasangayo. Amazu meza tutaboneye hano muri iyi si, kwa Yesu tuzayasangayo. Hari umuntu umwe w'umuyobozi wigeze abona tugiye gusenga, arangije aravuga ati ariko abarokore koko nta bwenge mufite. Arabyivugira, ari umuyobozi, aravuga ati ariko koko ubu murareba mukabona koko Imana ibaho. Arabihinyura rwose, aravuga ati nta Mana ibaho. Ariko Bibiliya iravuga ngo abapfapfa bavuga yuko nta Mana ibaho, ariko igihe kizagera babibone, ariko kandi bazabibona igihe cyarahise. Ariko turabwira aba bantu bavuga yuko Imana itabaho rwose babimenye hakiri kare. Niba bashaka bizerere mu ijambo ryayo, bareke ibyo barimo, kuko hari ubutumwa mperutse gutambutsa burimo kuvuga ngo Imana igiye gucogoza ubwibone bw'abibone no gucisha bugufi agasuzuguro k'abanyagitinyiro. Mu by'ukuri rero
ayo mafiyeri azashira, nimushake mwitonde, kuko hirya y'umugabo hari undi, ariko hirya y'Imana nta wundi ubayo. Reka twere kuvuga byinshi, nari ndimo kubabwira ngo mwireke imirimo yanyu, igihembo kirateguye, kandi mbabwira ngo urugamba ruzashira, kandi mbabwira ngo buracya hanyuma. Njya guhabwa ubutumwa, nabonye abantu bari mu murimo w'Imana bafite igiterane kimeze nka konseri. Cyari igiterane kimeze nka konseri, bari bacuranze, hari abantu benshi, imbaga y'abantu benshi baje kumva ubutumwa, barimo baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo zirimo ubutumwa. Nuko nyine nabonaga ari igiterane kirimo n'abapasiteri n'abandi bantu nuko batandukanye. Ariko ngiye kubona mbona igihu kiraburitse, mbona n'ubundi habaye nkaho hakubita inkuba zirimo imirabyo. Mbona igihu kiraburitse kijemo n'inkuba n'imirabyo. None ngiye kumva numva abantu baravuze bati ibi byuma tubifunge kubera yuko ibi byuma bizirana n'inkuba. Ariko mbona undi muntu arasenze, agiye mu mwuka aravuga ngo Mana, utegeka inkuba, ugategeka imirabyo, utegeka imvura, utegeka ibintu byose, reka n'ubundi ibi byere gutuma duhagarika umurimo wacu. Nuko barangije mbona bagiye mu zindi mbaraga, bakomeje umurimo w'Imana. Ngiye kubona mbona n'umwigisha w'ijambo ry'Imana afashe mikoro, agiye kuvuga ijambo ry'Imana, inkuba zikubita imirabyo irabya. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo n'ubundi hanurira bari abantu, ubabwire yuko badakwiriye gukangwa n'ibyo bahagazemo bigereranywa n'inkuba n'imirabyo. Ibyo ni ibigeragezo wowe uhagazemo, ibigeragezo uhagazemo uri kureba ukabona biraguhitana, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo humura, ntabwo ari byo kuguhitana. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ibigeragezo uhagazemo bigereranywa n'inkuba n'imirabyo. Uri kureba ukavuga ati uko biri kose, nubwo nkorera Imana, ariko ibi bigeragezo n'ubundi biramitana. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ntacyo biri bugutware, ahubwo guma mu ntambara, wizere Imana, kuko Imana itegeka ibyo byose. Reka dusome amagambo y'Imana naje guhabwa, ari mu gitabo cyo kubara, igice cyaho cya 11, dusome n'umurongo waho wa 23. Nahawe amagambo y'Imana atandukanye, ariko yose turi buze kuyaganiraho. 23, kubara igice cya 11 umurongo wa 23, haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi, none urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Nukuvuga ngo aya magambo Uwiteka yayabwiye Mose, birashoboka ntabwo twakwinjira muri detail y'ibintu n'ibindi, ariko ikigaragara cyo nuko Mose yari afite ibimuteye ubwoba, nuko Mose yari arimo abona inkuba zihinda, nuko Mose yari arimo abona imirabyo irabya, nuko Mose yari abona ikirere kijimye, nuko Mose yari abona ibintu bitameze neza. Ariko Imana iramubwira ngo mbese amaboko y'Uwiteka ni magufi, amaboko y'Uwiteka abasha guhagarika imvura n'igwe, amaboko y'Uwiteka abasha guhagarika inkuba n'ubundi zigahagarara cyangwa zigata agaciro. Amaboko y'Uwiteka abasha n'ubundi gukuraho ibigeragezo uhanganye nabyo kandi bikavaho. Imana ishimwe cyane. Amaboko y'Uwiteka abasha kugera ku muntu uri i Burayi ukishyura inzu yo kubamo. Amaboko y'Uwiteka abasha kugera ku muntu uri muri Amerika, wajya kubona ukabona bari bagiye guteza ibyawe cyamunara, ukabona akwishyuriye ideni. Amaboko y'Uwiteka niyo atumye ibyawe bidatezwa icyamunara, kuko byari bigiye gutezwa icyamunara. Kuko nabonye ndi mwiyerekwa mbona ibyawe bigiye gutezwa icyamunara. Nibivuga gutya, ubundi buri wese ajya yumva ubuhanuzi bwe. Wowe uhanganye n'iri deni, Imana yambwiye ngo kubera amasengesho wafashe muri iyi minsi uri gusenga ngo ibyawe bidatezwa icyamunara, Imana yambwiye ngo ntabwo ibyawe bigitejwe icyamunara. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri Imana irambwira ngo ninze manurira aba bantu
bavuganye n'Imana bakaba bari kureba ibihe bikomeye bagatinyishwa n'ibihe. Imana irambwira ngo nze mbabwire yuko mukwiriye kwizera kandi mukizera imbaraga z'Imana. Haleluya! Imana yacu nishimwe cyane. Aya magambo nyimara kuyahabwa hari andi magambo nahawe ari muri Zaburi ya 86 umurongo waho wa 17. Haranditswe ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ikumaze umubabaro wari ufite kubw'amasengesho, kubw'ibihe umaze iminsi uri gusenga. Imana yanyeretse abantu bari mu bihe byo gusenga. Hari abari bari mu bihe by'ibiri, hari abari bari mu gihe cyo kwiyiriza ubusa, masengesho y'umunsi umwe, hari abagiye mu masengesho y'ubutayu, ariko bari gusenga Imana ngo Imana ibarengere. Imana irambwira ngo mbabwire ngo kuko mwayisabye ngo ibarengere muri uku kwezi kwa gatanu, irambwira ngo mbabwire ngo ibahaye ikimenyetso cy'ibyiza. Ni ukuri, ndakubwiza ukuri, niba warafashe amasengesho y'ibihe uri gusenga ngo Imana ikugirire neza, yambwiye ni ukuri ngo iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi kwa gatanu. Kandi nk'uko iri jambo ribitubwiye, iri jambo rikubiyemo ubuhanuzi bwawe ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakibone bamware, kuko wowe Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Imana itakumaze umubabaro, mwene wanyu ntiyakumara umubabaro. Ariko kandi nongere manurira ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bwari buri mu kaga, indwara yari yazamutse, wareba gukabona bikomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri wari umeze nk'umuntu uhagaze mu mutuku, ariko ndakubwiye ngo humura, ntacyo uzaba. Inkuba zakubita zitakubita, birashoboka ko no muri kamera murimo kuzumva, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo witinye izi nkuba. Iyi nkuba nayo ni ikimenyetso kikubwira ngo humura, ntacyo uzaba, kuko dufite Imana ishobora byose. Ni Imana irinda umuntu kandi ikamurinda ibyari bishaka kumugirira nabi byose bikamubura. Abarozi baraguhagurutse, yewe uhanganye n'abakonikoni n'abapfumu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza. Mu muryango bakugize igicibwa, ariko iki kimenyetso cy'ibyiza Imana igufashe. Mu muryango bagiye kukubaha kubera ikimenyetso cy'ibyiza Imana iguhaye. Mu itorero se nuzi ukuntu nta jambo ugira, ariko Imana igutunguje ikimenyetso cy'ibyiza. N'abatakwemera bazakwemera, naho bataguha ijambo bazariguha. Imana yanyeretse ikugiriye neza, ngiye kubona mbona Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Kandi nongere mbabwire, Imana yongeye irasanga irambwira ngo mbabwire ngo yemwe abishingikirije ku mashuri aho kwishingikiriza ku Mana. Nagiye kubona mbona page yanyu irahindutse. Imana irambwira ngo mu kanya nk'ako guhumbya page yanyu irahindutse, kuko nimero igiye kugerwaho n'iy'abantu bavuganye n'Imana, n'iy'abantu bafite ibyiringiro biva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ariko abafite ibyiringiro by'amashuri n'amafaranga n'amazu meza n'icyubahiro, ni ukuri ndababwiza ukuri, Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo biri gucyura igihe, ibyo biri gucyura igihe. Kandi ibyo ngibyo kubivuga udafite andi maso ntabwo yabibona, kuko ndabizi yuko abantu mureba ibirebeka, abantu mureba ubu ngubu umuntu aje akababwira ngo Imana yambwiye ngo, akaza yambaye imyenda isuzuguritse, undi akaza mu modoka ya vewiti akakubwira ati Imana yambwiye ibi. Ndabizi abantu mureba umuntu watangira ukavuga uti uriya se iyo Mana yavuganye nawe ntiyakagombye kuba yaramuhaye n'imyenda yo kwambara. Ariko Imana ikorera mu bantu babandi baciriritse. Niyo mpamvu none se ubungubu muri aya mabuye ni ukuri bene data tuvugisha ukuri. Hari igihe mubona twicaye kuri kamera ngaho, ni ukuri wenda turebe aha hantu, kuza muri aya mabuye ukaza uje gusenga, mu by'ukuri ukaza uje gusengera muri aya mabuye, mu by'ukuri hari abantu babumva
ibintu byabo byagira ute, byaba ahantu hagaragara gusa, ahantu heza mu bifatika. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ibyo ngibyo ari byo turebaho, ahubwo twebwe tubasha n'ubundi gusenga Imana ahashoboka n'ahadashoboka, kuko tuzi yuko Imana iyo twayisenze ni ukuri ibasha kutwumva kandi ihindura amateka. Niyo mpamvu rero ni ukuri Imana ntabwo yaduhamagariye kugira ngo tuboneke mu byubahiro gusa, ahubwo yaduhamagariye no kugira ngo nibura tubashe no kuba twaboneka ahantu nk'aha ngaha dusenga Imana. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe cyane. Ni ukuri Imana ikunda umuntu uyubaha atitaye ku cyubahiro, atitaye ku bindi. Niyo mpamvu niyo uri umunyacyubahiro ariko ugaca bugufi, ni ukuri Imana irakwemera. Reka rero dusenga Imana, ariko message nari ifite ni kubwira ngo Imana igutunguje ikimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi kwa kangahe, kwa gatanu. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, ndagushimye kubwo kugira neza kwawe. Urera kandi urakiranuka. Ubu butumwa nari ndimo kuvuga, Mana, ngushimye yuko ubanye nanjye. Message wamahaye ndayitambukije, uyigeze ku bantu bawe, kandi abantu bawe bumve yuko uri kumwe nabo, kandi kubatabaye ukabamara imibabaro. Urakoze ko ubyumvise kandi kubikoreye kwiyubahisha, mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom, shalom.